ukajya ubona ishitamo ngo ute n'urwo wari wambaye none urasohoka ugende gutyo gusa iyo mitungo murayigurisha none se wabirangije kubikora warangije guhinduza nibyarimo ariko nawe wimuvuna kandi nawe uje ngo twite tugende nibyarimo se natubwire kuraniye nkora ako se niba bafite n'igitekerezo nabaho ngo gavuga twumva ubwo bwarakishe gusa ndacecetse oya wiceceka ahubwo umva ngereka mubwire mukanamba ngero inambara y'umugabo wawe n'ibibazo byanyu ngereka mbive kuko nta nubwo abashaka ndabaza bikabicyaha Cyusa ndetse na musaza we Iribagiza ndetse na mama we bicaye hamwe arangije musaza Iribagiza arababwira ngo ngiye hari ikintu nshaka kubabwira hari n'ikintu nshaka kubasobanuza baramubaza ati nta kibazo tubwire dusobanurire uyu musaza Iribagiza yababwiye ati rero ndashaka guhura n'umuntu bita Kamarade na Emile ndashaka guhura n'aba bantu namara guhura n'aba bantu tukaganira twamara kuganira tukarebera hamwe umuti bamwemere cyane baramubwira ati nta kibazo arangije Cyusa itavuga ngo okay reka mbanze nabahamagare mbanze nababaze uko bimeze nindangiza kugira ngo nawe wiyumvire Cyusa rero yafashe telefone amaze gufata telefone arabahamagara amaze kubahamagara aratangira arababaza se bimeze gute ko mutadusobanuriye baramubwira ngo kandi umuntu bahise bavugana n'umuntu bita Emile rero urabizi yuko mu busanzwe ni inshuti ya Cyusa rero yarazi yuko ibintu yabwira aba bantu bo bamwumva wenda kuko basa nkaho nari abantu bamwuba Cyusa yisabwire Emile rero arababwira ati Emile turagushaka wowe na Kamarade turashaka yuko uzaza ahangaha tukaba twagira ibintu tuganiraho uyu nguyu musaza rero wa Iribagiza yarari kubyumva na mama Cyusa ari kubyumva Emile yavuze ati rero asubiza Cyusa aravuga ngo biragoye yuko mwatubona muri no minsi biragoye yuko mwatubona tugenda turara twirukanka tugenda twishayisha biragoye yuko mwatubona ariko Cyusa yabanje kwirinda ikintu cyo kuvuga ngo umuntu bashaka ni musaza wa Iribagiza ibyo ngibyo Cyusa yabicecetse arangije atabwira Emile aramubwira ati se Emile none si ubwo biragenda gute ese ubwo tuzababona gute Emile aravuga ngo biragoye ko mwatubona arangije atababwira ati reka nta kibazo tuvuga amagambo makeya ikintu twabashakagaho ni ikintu cyo kudusobanurira ese umuti wa kabiri wa Iribagiza uzaboneka gute ku muti wa kabiri wa Iribagiza turawushaka rero n'umuti wa kabiri kuba turi kuwushaka turi kugira ngo Iribagiza abe yakibukira rimwe kandi mubyibuke uyu musaza Iribagiza yari babwiye ba Cyusa ndetse na mama Cyusa ati Iribagiza agize Imana akabona uriya muti wa kabiri yakibuka kuko uriya muti wa kabiri ushobora kwibuka ushobora gutuma yibuka umuntu wica ababyeyi bacu uriya muti wa kabiri rero turabizi yuko uri kwa Rugema yawushakaga ariko dogiteri akamubwira yuko yawusize kwa Kamarade ndetse na Emile gusa Emile na Kamarade nabyo bazi rero Emile esabwira Cyusa aramubwira ati rero ibyo ngibyo byari byiza ariko hari ikintu uri kwirengagiza papa wanjye yaragiye aracika kandi acikana na Rugema rero ibyo by'umuti ntabwo tuzi niba yarawujyanye cyangwa se ari ahantu yawuhishe ntabwo tubizi ibyo ngibyo rero ari kubivuga uno nguyu Cyusa yahise arakara cyane amaze kurakara ahita amukupa aramutuka arakupa arangije gukupa ahita atangira gutongana no kuvuga nabi aravuga ngo bano bantu babifitemo uruhare ese koko bano bantu babifitemo uruhare cyangwa nta ruhare babifitemo ese Cyusa ari gushingira kuki Cyusa ndetse na musaza we Iribagiza ndetse na mama we bicaye hamwe arangije musaza Iribagiza arababwira ngo ngiye hari ikintu nshaka kubabwira hari n'ikintu nshaka kubasobanuza baramubaza ati nta kibazo tubwire dusobanurire uyu musaza Iribagiza yababwiye ati rero ndashaka guhura n'umuntu bita Kamarade na Emile ndashaka guhura n'aba bantu namara guhura n'aba bantu tukaganira twamara kuganira tukarebera hamwe umuti bamwemereye cyane baramubwira ati nta kibazo arangije Cyusa itavuga ngo okay reka mbanze nabahamagare mbanze nababaze uko bimeze nindangiza kugira ngo nawe wiyumvire Cyusa rero yafashe telefone amaze gufata telefone arabahamagara amaze kubahamagara aratangira arababaza se bimeze gute ko mutadusobanuriye baramubwira ngo
kandi umuntu bahise bavugana ni umuntu bita Emile. Emile rero urabizi yuko mu busanzwe ni inshuti ya Cyusa. Cyusa rero yarazi yuko ibintu yabwira aba bantu bo bamwumva wenda kuko basa nkaho nari abantu bamwubaha. Cyusa yise abwira Emile rero arababwira ati Emile, turagushaka wowe na kamarade, turashaka yuko uzaza ahangaha tukaba twagira ibintu tuganiraho. Uyu nguyu musaza rero wayiribagize yarari kubyumva na mama Cyusa ari kubyumva. Emile yavuze ati rero asubiza Cyusa aravuga ngo biragoye yuko mwatubona muri no minsi, biragoye yuko mwatubona, tugenda turara twirukanka, tugenda twishayisha, biragoye yuko mwatubona. Ariko Cyusa yabanje kwirinda ikintu cyo kuvuga ngo umuntu bashaka ni musaza wayiribagiza. Ibyo ngibyo Cyusa yabicecetse, arangije ahita abwira Emile, aramubwira ati se Emile, none si ubwo biragenda gute, ese ubwo tuzababona gute? Emile aravuga ngo biragoye ko mwatubona. Arangije ababwira ati reka nta kibazo tuvuga amagambo makeya, ikintu twabashakagaho ni ikintu cyo kudusobanurira ese umuti wa kabiri wayiribagiza uzaboneka gute, ku muti wa kabiri wayiribagiza turawushaka. Rero n'umuti wa kabiri kuba turi kuwushaka turi kugira ngo iribagiza abe yakibukira rimwe. Kandi mubyibuke uyu musaza yaribagiza yari babwiye ba Cyusa ndetse na mama Cyusa ati ribagiza agize Imana akabona uriya muti wa kabiri yakibuka, kuko uriya muti wa kabiri ushobora kwibuka, ushobora gutuma yibuka umuntu wica ababyeyi bacu. Uriya muti wa kabiri rero turabizi yuko uri kwa Rugema yawushakaga, ariko dogiteri akamubwira yuko yawusize kwa kamarade ndetse na Emile. Gusa Emile na kamarade ntabyo bazi. Rero Emile esabwira Cyusa aramubwira ati rero ibyo ngibyo byari byiza, ariko hari ikintu uri kwirengagiza. Papa wanjye yaragiye aracika kandi acikana na Rugema. Rero ibyo by'umuti ntabwo tuzi niba yarawujyanye cyangwa se ari ahantu yawuhishe, ntabwo tubizi. Ibyo ngibyo rero ari kubivuga uno nguyu Cyusa yahise arakara cyane. Amaze kurakara ahita amukupa, aramutuka, arakupa. Arangije gukupa ahita atangira gutongana no kuvuga nabi. Aravuga ngo bano bantu babifitemo uruhare. Ese koko bano bantu babifitemo uruhare cyangwa nta ruhare babifitemo? Ese Cyusa ari gushingira kuki? Cyusa ndetse na musaza w'iribagiza ndetse na mama we bicaye hamwe. Arangije musaza w'iribagiza arababwira ngo ngiye hari ikintu nshaka kubabwira, hari n'ikintu nshaka kubasobanuza. Baramubaza ati nta kibazo tubwire dusobanurire. Uyu musaza w'iribagiza yababwiye ati rero ndashaka guhura n'umuntu bita kamarade na Emile, ndashaka guhura n'aba bantu, namara guhura n'aba bantu tukaganira, twamara kuganira tukarebera hamwe umuti. Bamwemereye cyane, baramubwira ati nta kibazo. Arangije Cyusa ahita avuga ngo okay, reka mbanze nabahamagare, mbanze nababaze uko bimeze, nindangiza kugira ngo nawe wiyumvire. Cyusa rero yafashe telefone, amaze gufata telefone arabahamagara. Amaze kubahamagara aratangira arababaza se bimeze gute ko mutadusobanuriye? Baramubwira ngo kandi umuntu bahise bavugana ni umuntu bita Emile. Emile rero urabizi yuko mu busanzwe ni inshuti ya Cyusa. Cyusa rero yarazi yuko ibintu yabwira aba bantu bo bamwumva wenda kuko basa nkaho nari abantu bamwubaha. Cyusa yise abwira Emile rero arababwira ati Emile, turagushaka wowe na kamarade, turashaka yuko uzaza ahangaha tukaba twagira ibintu tuganiraho. Uyu nguyu musaza rero wayiribagiza yarari kubyumva na mama Cyusa ari kubyumva. Emile yavuze ati rero asubiza Cyusa aravuga ngo biragoye yuko mwatubona muri no minsi, biragoye yuko mwatubona, tugenda turara twirukanka, tugenda twishayisha, biragoye yuko mwatubona. Ariko Cyusa yabanje kwirinda ikintu cyo kuvuga ngo umuntu bashaka ni musaza wayiribagiza. Ibyo ngibyo Cyusa yabicecetse, arangije ahita abwira Emile, aramubwira ati se Emile, none si ubwo biragenda gute, ese ubwo tuzababona gute? Emile aravuga ngo biragoye ko mwatubona. Arangije ababwira ati reka nta kibazo tuvuga amagambo makeya, ikintu twabashakagaho ni ikintu cyo kudusobanurira ese umuti wa kabiri wayiribagiza uzaboneka gute, ku muti wa kabiri wayiribagiza turawushaka. Rero n'umuti wa kabiri kuba turi kuwushaka turi kugira ngo iribagiza abe yakibukira rimwe. Kandi mubyibuke
uyu musaza yari bagiza yari babwiye bacyusa ndetse na mama cyusa ati ribagiza agize Imana akabona uriya muti wa kabiri yakibuka, kuko uriya muti wa kabiri ushobora kwibuka, ushobora gutuma yibuka umuntu wica ababyeyi bacu. Uriya muti wa kabiri rero turabizi yuko uri kwa Rugema yawushakaga, ariko dogiteri akamubwira yuko yawusize kwa Kamarade ndetse na Emile. Gusa Emile na Kamarade ntabyo bazi. Rero Emile abwira Cyusa aramubwira ati rero ibyo ngibyo byari byiza, ariko hari ikintu uri kwirengagiza. Papa wanjye yaragiye aracika kandi acikana na Rugema. Rero ibyo by'umuti ntabwo tuzi niba yarawujyanye cyangwa se ari ahantu yawuhishe, ntabwo tubizi. Ibyo ngibyo rero ari kubivuga uno nguyu Cyusa yahise arakara cyane. Amaze kurakara ahita amukupa, aramutuka, arakupa. Arangije gukupa ahita atangira gutongana no kuvuga nabi. Aravuga ngo bano bantu babifitemo uruhare. Ese koko bano bantu babifitemo uruhare cyangwa nta ruhare babifitemo? Ese Cyusa ari gushingira kuki? Cyusa ndetse na musaza we Ribagiza ndetse na mama we bicaye hamwe. Arangije musaza we Ribagiza arababwira ngo ngiye hari ikintu nshaka kubabwira, hari n'ikintu nshaka kubasobanuza. Baramubaza ati nta kibazo tubwire dusobanurire. Uyu musaza we Ribagiza yababwiye ati rero ndashaka guhura n'umuntu bita Kamarade na Emile, ndashaka guhura n'aba bantu, namara guhura n'aba bantu tukaganira, twamara kuganira tukarebera hamwe umuti. Bamwemereye cyane, baramubwira ati nta kibazo. Arangije Cyusa ahita avuga ngo okay, reka mbanze nabahamagare, mbanze nababaze uko bimeze, nindangiza kugira ngo nawe wiyumvire. Cyusa rero yafashe telefone, amaze gufata telefone arabahamagara. Amaze kubahamagara aratangira arababaza se bimeze gute ko mutadusobanuriye? Baramubwira ngo kandi umuntu bahise bavugana n'umuntu bita Emile. Emile rero urabizi yuko mu busanzwe ni inshuti ya Cyusa. Cyusa rero yarazi yuko ibintu yabwira aba bantu bo bamwumva wenda kuko basa nkaho nari abantu bamwubaha. Cyusa yise abwira Emile rero, arababwira ati Emile turagushaka wowe na Kamarade, turashaka yuko uzaza ahangaha tukaba twagira ibintu tuganiraho. Uyu nguyu musaza rero Ribagiza yari ari kubyumva na mama Cyusa ari kubyumva. Emile yavuze ati rero, asubiza Cyusa aravuga ngo biragoye yuko mwatubona muri no minsi, biragoye yuko mwatubona, tugenda turara twirukanka, tugenda twishayisha, biragoye yuko mwatubona. Ariko Cyusa yabanje kwirinda ikintu cyo kuvuga ngo umuntu bashaka ni musaza wa Ribagiza. Ibyo ngibyo Cyusa yabicecetse. Arangije ahita abwira Emile, aramubwira ati se Emile none si ubwo biragenda gute? Ese ubwo tuzababona gute? Emile aravuga ngo biragoye ko mwatubona. Arangije ahita ababwira ati reka nta kibazo tuvuga amagambo makeya, ikintu twabashakagaho ni ikintu cyo kudusobanurira. Ese umuti wa kabiri wa Ribagiza uzaboneka gute? Ku muti wa kabiri wa Ribagiza turawushaka. Rero n'umuti wa kabiri kuba turi kuwushaka, turi kugira ngo Ribagiza abe yakibukira rimwe. Kandi mubyibuke uyu musaza Ribagiza yari babwiye bacyusa ndetse na mama Cyusa ati Ribagiza agize Imana akabona uriya muti wa kabiri yakibuka, kuko uriya muti wa kabiri ushobora kwibuka, ushobora gutuma yibuka umuntu wica ababyeyi bacu. Uriya muti wa kabiri rero turabizi yuko uri kwa Rugema yawushakaga, ariko dogiteri akamubwira yuko yawusize kwa Kamarade ndetse na Emile. Gusa Emile na Kamarade ntabyo bazi. Rero Emile abwira Cyusa aramubwira ati rero ibyo ngibyo byari byiza, ariko hari ikintu uri kwirengagiza. Papa wanjye yaragiye aracika kandi acikana na Rugema. Rero ibyo by'umuti ntabwo tuzi niba yarawujyanye cyangwa se ari ahantu yawuhishe, ntabwo tubizi. Ibyo ngibyo rero ari kubivuga uno nguyu Cyusa yahise arakara cyane. Amaze kurakara ahita amukupa, aramutuka, arakupa. Arangije gukupa ahita atangira gutongana no kuvuga nabi. Aravuga ngo bano bantu babifitemo uruhare. Ese koko bano bantu babifitemo uruhare cyangwa nta ruhare babifitemo? Ese Cyusa ari gushingira kuki? Cyusa ndetse na musaza we Ribagiza ndetse na mama we bicaye hamwe. Arangije musaza we Ribagiza arababwira ngo ngiye hari ikintu nshaka kubabwira, hari n'ikintu nshaka kubasobanuza. Baramubaza ati nta kibazo tubwire dusobanurire. Uyu musaza we Ribagiza yababwiye ati rero ndashaka guhura n'umuntu bita